Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kusohora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje kusohora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosoye kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byuma kino kizame kimwe mumaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsira ikintu ubusabwa nukubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga rero ukunda kuza mu kizame. Rero kandi subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code, murabizi turi mu ntangiriro z'ukwezi, code ziri kuboneka. Twandikiye kuri 0789351626 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code ya provisoire, tugufashe kubona code yo kuri kategori. Rero mutwani cyangwa muduhamagare aho waba rose mu gihugu ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda nguze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ari kufite akazi katakunda nguze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Wariyigishije ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa ku buryo uzajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze mwa bino byapa bine, ese ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, kuko iriya ntabwo ari mpande eshatu, iriya ntabwo ari mpande enye, ishusho ni uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango, cyangwa ni icyapa B2A gifite ishusho y'impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo ijambo rivuga stop? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. N'ubundi hasi nibyo bakubajije. Arangwa icyapa C1 ndakeka ko wakibonye, ni kino kibanza. Mbega ngo icyapa E14 nacyo ndakeka ko wakibonye, ni cya gikurikiyeho byanditseho. Se ngo icyapa C2A ndakeka kuri kukibona. Mbega ngo icyapa B2A ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa E14 nicyo kigaragaza umuhanda udakomeza, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa bibuza, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Wararebye iyo video mara kuyisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Rero subira ku YouTube channel yanyu uyirebe, unakande subscribe kugira ngo nandi masomo nzajya kiraho ujye uyabonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Araba ngo 2, mbega ngo 3,
se kamwe mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizami. Iyo bavuze ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozi cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Hari icyo uzabona kiriho tubiri, hari icyo uzabona kiriho dutatu, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe utwandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga ukoresha nimero, waba ukeneye kwiga turi kumwe, waba ukeneye kwiga mu buryo bwa online, tubigufashamo. Ariko bikunda gukunda turi kumwe iyo uri mu mujyi wa Kigali, cyangwa ukeneye nko kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, biroroshye, ni nko guhumbya. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26, tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ashobora kuzimwa mu bihe bihe? Arangwa iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Beka ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo iyo ari mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, aribwo bwa mbere dukosora ikizami, babashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisozi cy'ukuri, B ikaba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisozi cya nyacyo. Aho akaba ari kuri D. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Kugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso y'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bigatuma ashobora no kuza akakugonga, cyangwa se akaba yakora nk'impanuka. Rero niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe iyo ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba muri ugomba kwitonda. Ubonye hari ikintu kiri kugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, iryo somo nkaritegura ukazahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Ari metero 2 na santimetero 10, beka ngo metero 2 na santimetero 50, seka ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2. Kino kibazo hari igihe bagihinduye bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero 2 na santimetero 10 ni kimwe no kuvuga ngo santimetero 210. Niyo mpamvu niba baramuka babihinduye gutyo uzabe wabyumvisheho. Niyo mpamvu ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ntibikubere imbogamizi. Ndakeka ko hano igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari metero 2 na santimetero 10. Utari wahisemo A, nikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanuye iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, beka ngo ntihanyurwa. Se umuhanda udakomeza, deka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza we iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ntuba wemerewe kujyayo, ariko abariyo bazaba bari kuvayo. Nujyayo
bayita ngo ni sansenike mu ndimi z'amahanga. Rero weho ntabwo wemerewe kujyayo kubera ari wewe kiba kiri kureba. Abo ngabo bo kiba kibateye umugongo, niyo mpamvu uzabona bari kuvayo, ariko kubera ari wewe kiri kureba ntabwo wemerewe kujyayo. Niyo mpamvu duhisemo B ivuga ngo ntihanyurwa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ingenzi rero ko wajya kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri 078 935 16 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ngiye nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikora ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ni igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, ntabwo biri gushoboka kubona neza muri metero 200. Biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo rero? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ara ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame, yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washazwa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, kubera ko romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero ukuntu iyo romoroki igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Kino kibazo neza neza bakibaza gutya, ariko bagafata ino A bakayigabanyamo ibisubizo 4, bakavuga ngo A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D, ibisubizo byose ni ukuri. Uzahita uhitamo ko ari D, ibisubizo byose ari ukuri, ko baza bafashe ino A bayigabanyijemo ibindi bisubizo 3 bagahita bashyiraho D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ubwo niba bagiramo ko bakikubajije mu buryo nkubwiye, nabwo uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, niyo mpamvu ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ubu ufiteho amakuru uhita ubikora. Niyo mpamvu usigaye kubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Nawe rero ibuka gukanda subscribe niba uri hafi gukora, niba ufite ikizame mu minsi ya hafi. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Biriya byapa biburira biba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ara ngo ko hari icyago. Senga icyago kidasobanuye ukundi. Seka ngo imiterere y'icyago gitunguranye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakabikubwira hakiri kare. Haba hari ikoni iburyo bakabikubwira hakiri kare kugira ngo umenye ko hari icyago. Hari iryo koni utagenda no ku muvuduko wo hejuru, wagera mu koni bikakunanira kurikata. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Haba ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku cyome bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye bakabikubwira hakiri kare ko hari icyago, kugira ngo umenye ko ugomba kwitonda. Nibigusaba no kugabanya umuvuduko uwugabanye. Ndakeka ko waramaze gusamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Tureba wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese biriya byapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Iyo video y'ibyapa nyongera narayo wakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kuyibona nyandikira nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ara ngo
icyo byapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Ngo ibitegetswe byihariye gusa, benga ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Sega ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Biriya byapa nyongera bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Biriya byapa nyongera murabizi ukuntu biteye, biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Rero bibereyeho kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko waramutse wamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya hari ibimenyetso bimurika, nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, biba biri kumurika bikoresheje amatara 3 bikayobora ibinyabiziga. Ayo matara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Ugasanga ntibiri gukora, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa umukorerabushake baba bafite ibibaranga, akaguha kino kimenyetso uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba kwitwara ute? Ngo gukata ibumoso gusa, benga gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Uba ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hariya ahantu hahurira imihanda myinshi kandi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero mu gihe aguhaye kiriya kimenyetso urahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko hari abandi aba yemereye bo bari kugenda, kugira rero mudatezanya ibyago, akaguha kiriya kimenyetso ngo ube uhagaze witonze, nawe aba arakugeraho. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha, ukaba wabona no matara ndangacyerekezo igihe ijoro rikeye. Nubwo iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye, birashoboka ko ari saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Mu ntera ingana iki? Ngo metero 100, B metero 200, C metero 150, D metero 250. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 150. Atari wahisemo C, n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe nka Rwanda Driving College TV, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka, dore turi mu ntangira z'ukwezi, zaba izo kuri kategori, zaba izo kuri provisoire. We twandikira utubwira ko ari ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo kuyibona mu gihe gitoya. Ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, cyangwa se ukeneye kwiga turi kumwe, cyangwa se ukeneye kwiga mudasobwa, cyangwa warigishije ariko ukeneye ko tuguhugura, twandike cyangwa uduhamagare. Ni kuri 078 935 16 tubigufashe mu gihe dukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Utwaye ikinyabiziga ugize umunaniro utuma wasinzira wakora iki? Urabizi hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya nk'imipaka, kandi umuntu si robo, birashoboka ko ushobora kugira umunaniro utuma ushobora gusinzira. Ese uba wakora iki? Ese uba wakwita kwa rute? Araba ngo gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire
mu kinyabiziga, mbega ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka, se ngo kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito, mu gihe kuri bari kutubwira ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese ugomba kwitwara ute mu gihe ugize umunaniro utwaye ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo maze kucyandika abapapuro. Ikintu mugomba gukora ni kimwe, ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ntiwatwara ikinyabiziga usinziye, ntibibaho. Ugomba guhagarara rero ukaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka, kugira ngo usubire mu kinyabiziga ibitotsi byagiye. Ibaze utwaye ikinyabiziga ukagisinzira kuri vola, ukuntu wateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari mu iyo nzira nyabagendwa. Niyo mpamvu ugomba guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ndizera ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse kwandika urupapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu cy'imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Murabizi ibihe birahinduka, hari igihe tugeramo cy'imvura nyinshi, hari igihe tugeramo cy'umukungugu mwinshi, hari igihe tugeramo cy'ibihu byinshi. None utwaye ikinyabiziga mu ibyo bihe, uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza. Ariko kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, ucunga ibimenyetso bigarura urumuri, mbega ugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Sega ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro, mu gihe kuri bari kutubwira ngo kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo wamaze kugitamo hano, ndizera ko isomo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ni ukugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ndakeka ko waramutse mobe, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Ikibazo cyerekeye ku byapa. Kino cyapa ese wowe turi gukosoranya kino kizame, urabona gifitiye ishusho, ni uruziga, ni mpande 3, ni mpande 4. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo umuhanda urombereje ibice byinshi ibumoso, mbega umuhanda uyoberejwe ibumoso. Senga ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ukata ibumoso gusa. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko izo cyo twamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni de, kata ibumoso gusa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kikubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa, ntahandi wemerewe guca. Ntiwemerewe gukomeza imbere, ntiwemerewe gukata iburyo. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa. Unumvishe ukuntu kivuga, urahita wumva ko bari kugutegeka kata ibumoso gusa, ntahandi wemerewe guca. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Ese bagomba kugaragazwa gute kugira ngo badateza ibyago? Ariko imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso, n'umuntu uri ku murongo inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, imbere akaba ari itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mu gihe na B ari igiso cy'ukuri, inyuma akaba ari itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. D ikaba ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Bagiye kumunyuraho he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ngo hegera inyamaswa zikurura. C ngo hafi y'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kuko kino kibazo barongera bakakibaza neza kimeze gutya, ariko kuri A bakavuga ngo mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zino mbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo niba bavuga mu nsisiro gusa uzahitemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, niba kiguha gutya uhitemo A ivuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumuri kikurura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. A ngo metero 1.25, B ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Hari igihe bahitamo A, metero 1.25, hari igihe bahitamo B, santimetero 30. Ese uzahitamo B ryari? Ese uzahitamo A ryari? Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, bakivuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo santimetero 30. Niba ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo A ivuga ngo metero 1.25. Ni iki kibazo ni gutya bagenda bakibaza, bahinduramo ako kantu gusa ikibazo kigahita gihinduka. Rimwe ukabona bahisemo A, ikindi gihe ugahitamo B. Niyo mpamvu mbikubwiye, we niba bikubaza uzaba ubifiteho amakuru, uzahita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa gisobanura iki, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo, B ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe, C ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Bakunda kugishyiraho nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Inzira y'icyerekezo kimwe ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko mu nzira ibisikanirwamo uba wakata ugasubira inyuma. Rero kino cyapa bakagishyiraho bakubwira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki?
nyuma y'igihe kingana iki? Ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka ibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka ibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B nyuma y'imyaka ibiri. Ibi ngibi byo uzanabikenera numara no kugura ikinyabiziga. Uzamenya ko ikinyabiziga cyawe gishya uguze uzakenera kugisuzuma bwa mbere nyuma y'imyaka ibiri. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo, kino kibazo kibanziriza icya nyuma, ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ibyo bintu se bibaho? Bibaho, byabaho ryari? Ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, mbega mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ushobora kwakiriza amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse feri kubera ko ikinyabiziga cyawe cyabateza ibyago. Rero ugacana amatara ndangacyerekezo yose y'ikinyabiziga cyawe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kibaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari nk'icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko wayobya umuhanda. Bigomba kugaragazwa rero n'ibyapa. Ese ibyo byapa bikiraho biba bifite ubuso bw'amabara asate? A ngo umukara, B ngo umweru, C ngo umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ni uko iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bakoresha ibyapa bitegeka cyangwa se ibyapa biranga, kandi ibyo byapa bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubuso aba ari ubururu. Iyo badakoresha bino bitegeka, murabizi bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bakoresha kiriya cyapa kiba cyanditsemo deviation, nacyo kiranga, kiba gifite nacyo ubuso bw'ubururu. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya kureba iriya video nagukoreye uramara kuyisoza, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, ukeneye kwigura kuri mudasobwa, ukeneye ko dugura amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, ibyo byose turabigufashamo. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 Ibyo byose tubigufashemo. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Tumaze kugushakira kode, tuguha imyitozo ihagije ku buryo uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri hafi gukora, ibibazo biri gukunda kugaruka. Kanda subscribe rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video uzisharinge ku inshuti zawe kugira ngo nazo zize twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.